Yesu Kristo nashimwe. Ndabaramukije nanone mu izina rya Yesu. Uyu munsi tugeze ku munsi w'164 dusoma Bibiliya. Turi mu gitabo cya Yesaya. Uyu munsi turatangira dusoma ibice 11 by'iki gitabo. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yesaya ahanura ibyerekeye Shami wa Yesayi. Mu gitsina cya Yesayi hazakomoka agashami, mu mizi ye hazumbura ishami ryera imbuto. Umwuka w'Uwiteka azaba kuri we, umwuka w'ubwenge n'uw'ubuhanga, umwuka wo kujya inama n'uw'imbaraga, umwuka wo kumenya Uwiteka n'uwo kumwubaha. Azanezezwa no kubaha Uwiteka, ntace imanza z'ibyo yeretswe gusa, kandi ntazumva urw'umwe. Ahubwo azacira abakene imanza zitabera, n'abagwaneza bo mu isi azabategekesha ukuri, kandi isi azayikubitisha inkoni yo mu kanwa ke, n'abanyabyaha azabicisha umwuka unyura mu minwa ye. Gukiranuka kuzaba umushumi akenyeza, kandi umurava uzaba umushumi wo mu rukenyerero rwe. Isega rizabana n'umwana w'intama, ingwe izaryama hamwe n'umwana w'ihene. Inyana n'umugunzu w'intare n'ikimasa cy'umushishe bizabana, kandi umwana muto niwe uzabyahura. Inka zizarishanya n'idubu, izazo zizaryama hamwe, kandi intare izarisha ubwatsi nk'inka. Umwana wonka azakinira ku mwobo w'inshyira, n'umwana w'incuke azashyira ukuboko kwe mu gikono cy'impiri. Ibyo ntibizaryana kandi ntibizonona ku musozi wanjye wera wose, kuko isi izakwirwa no kumenya Uwiteka nk'uko amazi y'inyanja akwira hose. Shami azagarura Abisirayeli bose batatanye. Maze uwo munsi igitsina cya Yesayi kizaba gihagaritswe no kubera amahanga ibendera. Icyo gitsina ni we amahanga azahakwaho, kandi ubuturo bwe buzagira icyubahiro. Uwo munsi Umwami Imana izabarambura ukuboko ko ubwa kabiri, igarura abantu bayo basigaye bacitse ku icumu, ibakura Ashuri na Egiputa n'i Patirosi n'i Kushi na Elamu n'i Shinari n'i Hamati no mu birwa byo mu nyanja. Kandi azashingira amahanga ibendera, ateranye Abisirayeli baciwe, azateraniriza hamwe Abayuda batatanye abakuye ku mpera enye z'isi. Ishyari ry'Abefurayimu naryo rizashira, abagirira Abayuda nabi bazatsembwa. Abefurayimu ntibazagirira Abayuda ishyari, kandi Abayuda ntibazagirira Abefurayimu nabi. Bazahorera bagwe ku bitugu by'Abafilisitiya iburengerazuba, baziyunga banyage ab'iburasirazuba, bazabangura amaboko yabo kuri Edomu no kuri Mowabu. Abamoni bazabayoboka. Uwiteka azakamya rwose ikigobe cy'inyanja ya Egiputa, azazana n'umuyaga we wotsa, akorera ukuboko kwe kuri urwo ruzi, arukubita rucemo imigezi 7, maze yambutse abantu batiriwe bakwetura inkweto. Kandi abantu be basigaye bacitse ku icumu bazabona inzira ngari bayicemo bava Ashuri, nk'iyo Abisirayeli babonye ubwo bazamukaga bava muri Egiputa. Yesaya ibice 12. Uwiteka ashimirwa imbabazi agirira abantu be. Uwo munsi uzavuga uti, Uwiteka ndagushimira yuko nubwo wandakariraga, uburakari bwawe bushize ukampumuriza. Dore Imana niyo gakiza kanjye, nzajya niringira ne gutinya, kuko Uwiteka Yehova ari we mbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, agahinduka agakiza kanjye. Nicyo gituma muzavomana ibyishimo mu mariba y'agakiza. Kandi uwo munsi muzavuga muti, nimushime Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo ye mu mahanga, muvuge yuko izina rye rishyizwe hejuru. Muririmbire Uwiteka, kuko yakoze ibihebuje byose, ibyo ni byamamare mu isi yose. Wa muturage w'i Siyoni we, shyira hejuru uvuge cyane, kuko Uwera wa Isiraheli uri hagati yawe akomeye. Yesaya ibice 13. Ibihano Imana izahana i Babuloni. Ibihanurirwa Babuloni Yesaya mwene Amosi yabonye. Nimushinge ibendera ku musozi muremure w'ubutayu, mubarangururire ijwi,
mubarembuze kugira ngo binjire mu marembo y'imfura. Nategetse intore zanjye kandi nahamagaye ingabo zanjye z'intwari zishimana ubutwari ngo zimare uburakari. Nimwumve ikiriri cy'abantu benshi mu misozi miremire kimeze nk'icy'ishyanga rikomeye. Mwumve n'urusaku rw'amahanga y'abami ateranye. Uwiteka Nyiringabo aragera ingabo zo kujya mu ntambara. Baraturuka mu gihugu cya kure ku mpera y'ijuru, bazanye n'Uwiteka n'intwaro z'uburakari bwe ngo barimbure igihugu cyose. Nimuboroge kuko umunsi w'Uwiteka uri bugufi. Uzaza ari umunsi wo kurimbuka uturutse ku Ishobora byose. Ibyo bizatuma amaboko yose atentebuka n'umutima w'umuntu wese ukuka. Baziheba, umubabaro n'uburibwe bizabafata. Bazababara nk'umugore uri ku nda. Bazarebana bumirwe, kandi mu maso habo hazatugengeza hase n'umuriro. Dore umunsi w'Uwiteka uraje, uzazana uburakari bw'inkazi n'umujinya mwinshi, uhindure igihugu imyirare, urimbure n'abanyabyaha bo muri cyo bagishiremo. Inyenyeri zo mu ijuru n'ubukaga bwazo ntibizaka, izuba rizijima rikirasa, n'ukwezi ntikuzava umwezi wako. Nzahana ab'isi mbahora ibyo bakoze bibi, n'abanyabyaha nzabahana mbahora gukiranirwa kwabo. Nzamaraho ubwibone bw'abibone n'agasuzuguro k'abanyagitinyiro ngacishe bugufi. Nzatubya abantu babe ingume kurusha izahabu nziza, ndetse umuntu azaba ingume arusha izahabu nziza ya Ofiri. Nicyo kizatuma mpindisha ijuru umushyitsi, isi nayo nkayanyeganyeza ikava hayo, mbikoreshejwe n'umujinya w'Uwiteka Nyiringabo ku munsi w'uburakari bwe bukaze. Maze umuntu wese azasubira iwabo yiruka nk'isha ihigwa cyangwa intama itagira umwungeri. Umuntu wese azahungira mu gihugu cyabo. Uwo bazabona wese bazamusogota, kandi uzafatwa wese bazamwicisha inkota. Impinja zabo nazo bazazibahondera imbere, amazu yabo azasahurwa kandi abagore babo bazendwa ku gahato. Dore ndabateza Abamedi, ntibazita ku ifeza, kabone n'izahabu ntizabanezeza. Abanyamiheto bazavunagura abasore, ntibazababarira urubyaro rwabo, ntibazagirira imbabazi n'abana babo batoya. Kandi Babuloni ariho cyubahiro cy'amahanga y'abami, ariho bwiza bw'ubwibone bw'Abakaludaya, hazamera nk'uko Imana yarimburaga i Sodomu n'i Gomora. Ntihazongera guturwa kandi ntihazongera kubabwa uko ingoma yimye. Abarabu ntibazahashinga amahema, kandi n'abungeri ntibazahabyagiza imikumbi yabo. Ahubwo inyamaswa z'inkazi zo mu butayu nizo zizahaba. Amazu yabo azababwamo n'ibikoko bitera ubwoba. Imbuni zizahaba n'ihene z'ibikomo zizahateganira. Amasega azakankamira mu mazu yabo y'inyumba. N'imbwebwe zizamukera mu mazu y'abami babo ashimwa. Igihe cyaho kirenda gusohora, kandi ntihazongera kurama. Yesaya ibice 14. Uwiteka azababarira abantu be, ahana umwami w'i Babuloni. Uwiteka azababarira Abayakobo, ntazabura gutoranya Abisiraheli ngo basubize mu gihugu cyabo bwite, kandi abanyamahanga bazifatanya nabo bomatane n'ab'inzu ya Yakobo. Abanyamahanga bazabahagurukana babasubize iwabo, nuko ab'inzu ya Isiraheli bazahakira abo banyamahanga mu gihugu cy'Uwiteka, babagira abagaragu n'abaja. Ababajyanye ari imbohe nabo bazabajyana ari imbohe, kandi ababatwazaga igitugu nabo bazabatwara. Uwo munsi Uwiteka namara kukuruhura umubabaro n'umuruho n'agahato bagukoreshaga, umwami w'i Babuloni uzamukina ku mubyimba uti, erega umunyagahato ashizeho, umurwa w'izahabu nawo ushizeho. Uwiteka avunya inkoni y'abanyabyaha niyo nkoni y'abategeka, bakubitanaga amahanga umujinya badahwema, bagategekesha amahanga uburakari, barenganya ntihagire ubabuza. Isi yose ihawe ihumure, iratuje, baraturagara bararirimba. Ni koko imiberoshi irakwishima hejuru, n'imyerezi y'i Lebanoni iravuga iti, uhereye aho wagwiriye
ntawasubiye kudutema. Ikuzimu hasi hahagurukijwe no kugusanganira, hakuzuriye abakuru bo mu bisi bose bapfuye, hakuye abami b'amahanga bose ku ntebe zabo. Abo bose bazakubaza bati, mbese nawe ubaye umunyantege nke nkatwe? Uhwanije natwe? Icyubahiro cyawe n'amajwi y'inanga zawe bimanuwe ikuzimu, usasi w'inyo urazoroswa. Wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke, ko uvuye mu ijuru ukagwa. Waneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka. Waribwiraga uti, nzazamuka njye mu ijuru nkuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti, nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi, nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Ariko uzamanuka ikuzimu ugere ku ndiba ya rwa rwobo. Abazakubona bazakwitegereza cyane bagutekerezeho, bati, uyu ni we wahindishaga isi umushyitsi, akanyeganyeza ubwami, agahindura isi ubutayu, asenya imidugudu yo muri yo, ntarekure abanyagano ngo basubire iwabo. Abami b'amahanga bose uko bangana basinzirira mu cyubahiro, umwami wese mu nzu ye bwite. Naho wowe bagutesheje imva yawe, utabwa nk'ishami ryanzwe urunuka, uri mu ntumbi zihinguranijwe n'inkota zijugunywa mu mabuye yo mu rwobo, kandi umeze nk'intumbi bakandagira. Ntuzahambanwa n'abandi bami, kuko watsembye igihugu cyawe ukica abantu bawe. Urubyaro rw'inkozi z'ibibi ntiruzibukwa iteka ryose. Nimutegure aho kwicira abana bazira gukiranirwa kwa base, kugira ngo badahaguruka bagahindura isi bakayikwizamo imidugudu. Nzabahagurukira niko Uwiteka Nyiringabo avuga, kandi i Babuloni nzahatsemba izina ryaho n'abasigaye bacitse ku icumu, abana n'abuzukuru, niko Uwiteka avuga. Nzahahindura igihugu cy'ibinyogote n'ibidendezi by'amazi, nzahakubuza umweyo urimbura, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Uwiteka aburira Ashuri n'Ubufilisitiya. Uwiteka Nyiringabo ararahiye ati, ni ukuri uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nagambiriye niko bizaba. Nzavunagurira Abashuri mu gihugu cyanjye, kandi nzabaribatira mu misozi yanjye miremire. Maze uburetwa babakoreshaga buzabavaho, n'umutwaro babahekeshaga uzabava ku bitugu. Uwo ni wo mugambi wagiriwe isi yose, kandi uko niko kuboko kwaramburiwe amahanga yose. Ubwo Uwiteka Nyiringabo ari we wabigambiriye, ninde uzamuvuguruza? Ukuboko kwe kurabanguye, ninde uzaguhina? Mu mwaka umwami Ahazi yatanzemo habayeho ubu buhanuzi. Ufilisitiya mwese nimunezezwe n'uko inkoni yabakubitaga ivunitse, kuko mu gishyitsi cy'inzoka hagiye kuvamo incira, kandi urubyaro rwayo ruzaba inzoka iguruka y'ubumara butwika. Abana b'imfura b'abakene bazagaburirwa, n'abatindi bazaryama biziguye. Kandi igishyitsi cyawe nzacyicisha inzara, n'abazacika ku icumu bazicwa. Warembowe boroga, nawe wa murwa we urire. Filisitiya mwese murayagaye, kuko ikasikazi haturutse umwotsi, kandi nta n'umwe ubuze mu gitero. Intumwa z'ishyanga bazazisubiza iki? Bazazisubiza bati, Uwiteka niwe washinze Siyoni, abantu be niho bazahungira. Yesaya ibice 15. Mowabu ihanurirwa ibyago bizayibaho. Ibihanurirwa Mowabu. Erega ari umudugudu w'i Mowabu urarimbutse, ushiraho ijoro rimwe. Erega Kiri umudugudu w'i Mowabu urarimbutse, ushiraho ijoro rimwe. Barazamutse bajya i Bayiti n'i Diboni, mu ngoro zo mu mpinga ngo baririreyo. Abamowabu bararirira i Nebo n'i Medeba, imitwe yabo yose n'inkomborera, kandi bogoshe n'ubwanwa bose. Bagenda mu nzira z'iwabo bambaye ibigunira, hejuru y'amazu yabo no mu miharuro y'iwabo umuntu wese araboroga arira cyane. Heshiboni na Eleyale barataka, ndetse amajwi yabo agera iya hasi. Nicyo gituma ingabo z'i Mowabu ziboroga,
imitima yabo igahinda imishyitsi. Umutima wanjye uririra Abamowabu, imfura zabo zihungiye i Sowari na Egilatisherishiya, ahaterera hagira iruhiti niho bazamuka barira umugenda, no mu nzira ijya i Horonayimu niho baririra amarira y'abarimbuka. Kuko amazi y'Inimurimu azakama, ubwatsi buzuma, ubwatsi bubisi buzashiraho, he kumera ikintu cyose kibisi. Nicyo kizatuma ibintu batunze n'ibyo babitse babijyana ku mugezi w'ikinga, kuko kurira kugeze ku ngabano z'i Mowabu, kandi umuborogo wako ukagera Egilayimu n'i Beriyerimu. Amazi y'Idimoni yuzuye amaraso, kandi nzongera guteza Idimino ibindi byago. Impunzi ziri i Mowabu n'abacitse ku icumu bazasigara mu gihugu nzabateza intare. Yesaya ibice 16. Imana ibabazwa na Mowabu. Nimubarabukire utegeka igihugu uhereye i Sera, herekeye ubutayu ukageza ku musozi w'umukobwa w'i Siyoni. Mumurabukire abana b'intama. Uko inyoni zizimira icyari gishwanyutse, niko abakobwa b'i Mowabu bazamera mu byambu bya Arunoni. Tugire inama uca imanza ku manywa y'ihangu, utubere igicucu gihwanye nijoro. Uhishe ibicibwa n'inzererezi, ntuzazigambanire. Ibicibwa by'i Mowabu bibe iwawe, Mowabu mubere ubuhungiro bw'abamunyaga, kuko abahenzi bahindutse ubusa, kunyaga kugashira, kandi abarenganya bakarimbuka bagashira mu gihugu. Intebe y'ubwami izakomezwa no kugira imbabazi, kandi hariho uzayicaraho mu kuri. Mu nzu ya Dawidi ari umucamanza ukurikiza imanza z'ukuri, akabangukira gukora ibyo gukiranuka. Imana iburira Mowabu ko izahanirwa ubwibone n'uburakari. Twumvise ubwibone bwa Mowabu ko yibona cyane, twumvise n'agasuzuguro ke n'ubwibone bwe n'uburakari bwe, ariko kwirarira kwe ni ukubusa. Nicyo kizatuma ab'i Mowabu bazaborogera Mowabu, umuntu wese azaborogega. Muzarizwa n'amatongo y'Ikirihareseti mwihebye rwose, kuko imirima y'i Heshiboni irabye, n'uruzabibu rw'i Sibuma. Abatware b'amahanga bavunaguye ibiti byarwo byiza byari bigeze i Yazeri, bikagera no mu butayu, rwagabye amashami yarwo yambuka inyanja. Nicyo kizatuma ndirira uruzabibu rw'i Sibuma nk'uko ab'i Yazeri baruririra. Yewe Heshiboni nawe Eleyale, nzakuhira amarira yanjye, kuko ku mbuto zawe zo mu cyi no mu isarura ryawe habaye induru z'intambara. Ibyishimo n'umunezero bikuwe mu mirima yera yose cyane, no mu nzabibu ntihazaba indirimbo cyangwa urusaku rw'ibyishimo. Nta mwenzi uzengera vino mu muvure, abenzi mbaciye ku midiho. Amagara yanjye acurangira Mowabu nk'inanga yo kumuhoza, no mu nda yanjye acurangira Ikirihesi. Kandi Mowabu najya gushengera mu ngoro yo ku kanunga, yirushya akajya ahera he ngo asenge, ntazashobora kunesha. Iryo jambo ni ryo Uwiteka yavuze kuri wo Mowabu kera. Ariko noneho Uwiteka avuze yuko imyaka 3 itarashira, hiyukorera ibihembo, icyubahiro cy'i Mowabu n'ingabo zaho zose nyinshi cyane bizahinyurwa, kandi abazasigara bacitse ku icumu bazaba ari inkeho, ari ntacyo bamaze. Mugire umunsi mwiza na wikendi nziza. Tuzakomeza ku munsi w'ejo. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda mu izina rya Yesu.